Unizenge tu. Ndisema. Meze neza. Mujene ngama kuri minsi. Ako. Wewe. Tugane twitonze. Utambuki. Sikuva ryari. Sigaze baramenye kuvuga. Nari murahariko. Kadukomeye. Satani yari igiki imbere y'Imana. Ntabwo inzara ikwishe se ngo ndebe ukuntu nabanza nkakugabanya. Ntabwo nje kureba. Urumeze neza. Ifumbire ryanyishe sibona. Ndakubona umeze neza. Uracyazerera gutya. God have mercy upon us. Ariko ndi kubona ntuyibuka. Cyangwa ntabwo ari uwo musa. Icyagiye unyibira iyi iPhone urayibuka telefone. Nari murahariko. We mabure. Ariko urabona ukuntu Imana ihindura amateka. Iyi nzu Yewe, hanze. Iki gipangu ubona nk'iyi modoka. Byose ni nk'ahari ibyanjye birabura mu gatoya ariko ni nk'ahari ibyanjye. Niyo mpamvu nkubwira utatuvuga sindagitwara ubona bimwe kandi bikomeye. oya wikoraho wikora asanga unagisize umwera ariko mwamuraho se ntabwo wa mwana ntawe wa muntu mwiruka kubona oya bivuge neza twahuye inzara yanyishe munyihereshwe utuntu tw'utubiswi munyihereshwe utuntu tw'utubiswi umuntu w'umugabo narabibonye ariko ni njyewe mani musiga mubaze amafaranga ndakiba ko afite nk'uko tugenda reba neza kutigeze bindira telefone basubira telefone sirimutse abandi bakire bose kutigeze ugura ni telefone igezweho ugirebera amakuru ku gihe ibimenyi igena n'ibigezweho ngera n'isi nabigana akaba ugifitiye telefone kandi n'ubona ibintu akise sire rero ntabwo twemera wambe sire we usunsanze ku gipangu ingoma ngo unyibutse kuba yarame inkweto wambaye zikwemera kumbwira amagambo imyenda wigeze uhinga utubumbure se ubibona wabariye nubwo utangiye kunsesereza nabwo impamvu bibabarye nuko nyine mwandamiye ukayi telefone nari nayitaye urayiyima ni wo muntu wangiriye neza muri uyu mujyi ariko kongera kunsesereza rimwe ni paki twese tujya kugeza ariko ndakubona nta mukire wose nziranye nabo kirambara kuramo ujugunye wagicucu wese hano Jesus bizize Yesu rero ngiye kano ntambara nkuko kumva nyine ntekanye andinda amama yimwe ibintu bikagenda neza urugero aho twahuriye wenda nubwo wansejeneje kuby'inkweto na iPhone Pro Max 11 ariko urumva aho twatandukaniye ubushize siko nsanze dore n'agasura mwana ubona bitameze neza se pa ntusebanye sobona ko ari imitandukanye uravuga ngo amafaranga ni meza ariko kongera kuba mabi yabaye menshi ntose aho uboneye amafaranga waje gusana okay reka nkubwize n'ubundi we turi inshuti y'imwe nawe muzangira neza yesi ndi boss ipangu kubona hano oya nushaka n'abantu bakiga neza nta kibazo ntashobora gutwara ipangu kubona hano nabonyemo akazi ntabwo wanzanyemo ntabwo ndi umukire ase nkuko bivuze umukire ufite ino iPhone 11 Pro Max tuyushe n'izi nkweto abaho ariko nyine urabona basi hari improvement nagize nateye imbere ariko nta umuntu kigaye nkuramo hano ahubwo kuko ndi muri umuhanda ndabona n'imisatsi wakuyeho nawe byarakuyobeye imisatsi yo kubireba mu bitindaho amafaranga yari umuntu asa neza iyo agiye dukomeza ubuzima ntabwo amafaranga agenda ngo duhagarike ubuzima twongera tukayahiga gusa kuva ryari usigaye ufite ijambo intare yaranyishije gusa ubanza byaragucanze ariko muri amani abantu bose hano hanze byaraducanze ariko nyine icyiza muri amani nabonye wigira n'ubwo umurara nabonye wigira umutima mwiza ufite n'inzara hano ibyo kurya ntibyabuze kwinjizamo icyaka kiterera buraye gato yanyungu birera nta kintu gaze nareguye mperuka kugura gaze cyane ntabwo njya mvugana n'abantu bashonje kwinjizamo
iterera icyaka ubundi nurangiza gucomokera aho warara hose wariye ntaribi sibyo nanjye mfite aparitoma mbamo hano mfitemo na aparitoma kuko sinabinjizamo sibyo mfite aparitoma mo hano rero mwinjizemo hano iterera icyaka ntabwo twavuga n'ushonje imana nzi ukuntu inzara iryana ariko n'icunga si wahana anyanga yahita giturumbura kavamo umutsa ngubu cyaba cyose na randirodi rero amahoro wowe nuza uko inzara ikwishe uzajya ugaruka ubu sinyari tugiye kuzajya dukoresha pa gatatu ukibikora nzamutanya kumenya ko ari iki rwamujenze bukebuke sibyo sibagera ariko mbere ko ufitemo akazi wawe randirodi arenda kunyiruka no mu nzu ntabwo namugurije na 500 abandi kubiganira ko nsigaye ndi chef mo hano se igenda gushakira kwagera amahoro sawa amarira yanjye amarira yanjye amarira yanjye azaragira bitesha rero aranyita sha mani umuntu w'umutaramu mwanya ugiye kwanyita sha ariko mwabaye muto abantu w'iki gihe ariko ubundi urubyiruko rw'ubu mwabaye muto azinyisuriza nkaho tunziranye nawe ahantu nziranye nawe ubundi bisanzwe bizi urubyiruko rw'ubu mwabaye ubwenge bwaragiye mwarayayutse byararangiye urazi guhagarika umuntu ntumuzi ntazi ikintu ugeze mbona ubundi umuco nyarwanda urawuzi utamenya umuco nyarwanda ntabwo wamenya ngo basuhuzanya iyo bagusuhuje ubundi mu mutwe ibyo byarazaye mu mutwe umuntu yagusuhuza reka nigendere ugenda wagira ngo uri mu ishyamba amarira yanjye amarira yanjye amarira yanjye azaragira nanjye nitwa Rusi ndi mu Rutana mu rugo ni hano hafi asa neza ukeye urabona n'agapira ni keza mbese bimeze neza asa nk'umufite amafaranga mbese ubwo ibyo ni byo mbagarikiye nabyo birimo ariko n'ikindi kintu cy'ingenzi nabonye bimwe wari bitiye imana wahagaritse n'igiki bashaka twabona inshuti zigenda ziteze mbese n'utwara gukunda kuko nabonye neza ntabwo wakutaye isi ntabwo byakunze bose bisigaye ndagiye pe